itanu ubwo ni mu mwijima nyine afande ntago yababona tu ubwo abamutse bayatsindiye ibi ngo ni ibyabaye muri Kanduwa mu Buhinde mu 1986 akayicara muri bisi iri Nyabugogo uri kumva icyo nshaka kuvuga ahunze imbeho agasinziriramo nta mugenzi n'umurimo akaza gukanguka yagiye muri bisi saa 8 z'ijoro agakanguka nk'izindi saa 10 z'igitondo ku manywa ari hehe ari nka za Nyamasheke kuri cyangwa za Buga barabyihorera ariko ikigabo kiravuze kiti urakoze cyane kuzana umwana nkuriya ati uriya mwana neza neza ameze nk'ubari bari gushaka bigaragara ko bano banatarabagira neza burano bano umuntu akugirira neza ntacyo mupfana Juvuga atari ni umukozi wayo ni umukozi w'Imana cyase numugira neza ariko nanone wongera ucenga uvuga ati ubundi uyu muntu ni muntu cyongirira mu watanze ariko vipize ku mugani wanyu akana karabumva umugabo ati karakana neza kameze nk'umwe bashakaga shika ikigo bagaruka ku mihanda sinzi icyo bashaka wabona muri abasohoka muntu nzagura isaha tu nizo ndoto ibinyamakuru byose byo muri Kalikuta tubabaza nimba nta muntu kuzi ati kandi ikinyamakuru igisotse kirebwa na miliyoni 10 gisomwa na miliyoni 15 muri Kalikuta ati twaramamaje turakurangisha muri icyo kinyamakuru mbega ni nkagasobanuye ati twaramamaje urabiza gasobanuye nsoye filime irebwa na miliyoni ntazi nanjye ubwanje umubare kuko zigera no hanze y'igihugu hirya no hino ati twarakwamamaje hirya no mu kinyamakuru gisomwa na miliyoni 15 mbega ni kwamamaza inama gasobanuye ubuzi kuri burebwe n'ingeri nyinshi urabizi uno mujyi wacu kari kuturimo miliyoni nyinshi cyane ariko nta muntu umwe yigeze dusubiza ngo atubwire wenda ngo warabuze Ateregaho n'urukane kure cyane umva mwana nta muntu umwe yigeze dusubiza tubwira kakuzi none se mama wanjye nawe nago yabasubije oya kumbe uyu mwana DC abantu bagiye kumurangishiriza mu binyamakuru kumbe mama we nta nubwo azi gusoma kuko n'umwana ntiyize wumvishe niyo mpamvu burya nujya kurangisha ikintu cyangwa kwamaza jya ugera mu ngeri nyinshi kuko nko mugasobanuye n'abatarize barakareba ariko musinzi ukuntu mujya kwamaza mukagarukira ahantu hamwe gusa mwazanye inote tukarya Australia ariko twakuboneye ahantu baraseka taribo oya uratuza ukavuga ati koko nibishaka kwiga ibyerekeranye na hotel ubundi naba mbabeshye mbabwiye ngo arinde impamvu yindi nuko nshaka kuzuza umufuka wanjye amafaranga baraseka uturuka he turuka muri Australia Calcutta oya nturuka muri Kalikuta nanone wibuke naho yarerewe muri cya kigo cya Orphelina yisa ati ntago nturuka muri Kalikuta none yatangiye kubwiza za nshuti z'ukuri ntago nturuka muri Kalikuta basanze ariko abanyeshuri bigana basanze ariko birindaza arira ibaza abanyeshuri mwigana bagasanga ufite irindazi mu ntoki uri kurira ati mukuru we Gudu yaje gupfa wa munsi batandukanaga muri rya joro mukuru amubwira ati ndaje ngusange hano mukuru we ngo nibwo yaje gupfa agonzwe na gari ya moshi wa munsi mukuru abwira ati ndaje ngurebe muvandimwe buryamye hano burya mukuru we Gudu gari ya moshi yisi mugonga DC burya nta rugo yari no kumutegereza kamubura ati mama wa Saru ariwe bitaga Kamura ati nago yigeze muri byiringiro yakomeje ategereje ko umwana we azagaruka kamusanga mu rugo ndetse nta nubwo yigeze yimuka mu rugo kuko yaravuga ati nimuka mu rugo umwana wanjye azagarukira zambura wumvisha ababyeyi ukuntu bagira icyizere mama yakomeje gutura hahandi ati mama yakomeje rwose kumva uburyo yarabuze umwana we ati